Ibi byiza cyane kuri mwebwe mwese mwahisemo gukurikira gahunda za MK Daily News TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru agezweho muri equipe ya APR Football Club. Ni transfer zikomeje kugenda zivugwa hano mu Rwanda, by'umwihariko mu isoko ry'igura n'igurishwa rigomba gufungura mu kwezi gutaha kwa mbere, birumvikana n'umwaka utaha ubwo tuzaba tutangira, nibwo na transfer zaba zitangira henshi hatandukanye mu makipe menshi atandukanye. Ariko nkuko mubimenyere ndetse nk'ibisanzwe, twebwe tuba twibanda kuri equipe ya APR Football Club, tureba ibyo equipe APR Football Club n'ubundi izakora ku isoko ry'igura n'igurishwa, tureba amakuru mashya abarimo ndetse n'ibiba bikomeje kugenda bivugwa. Birumvikana ushobora guhita wibaza uti tugiye kuba tugaruka ku biki mu kiganiro cya nonaha. Tugiye kugaruka ku matransfer akomeje kugenda avugwa, yaba ku bijyanye na deal ya Mujyaneza Froduard turayigarukaho, tugaruke kuri deal ya Iradukunda Eritatu nawe turaza kuba tuyigarukaho, ndetse tuze no kugaruka kuri gahunda y'abanyamahanga batatu bashobora kuza muri equipe ya APR Football Club. Ndabizi uri kwibaza uti ubundi aba banyamahanga ni bande, bafite amazina ameze gute, kubera iki bari gushaka kuza muri equipe ya APR Football Club, ese gahunda ubundi APR ifite mu kwezi kwa mbere ni yihe? Ibyo byose nibyo tugiye kuba tugarukaho, ubundi tukarebera hamwe byinshi bitandukanye. Ndetse n'umwe mu bantu bambajije ku bihembo byo muri Mapinduzi Cup, birumvikana nibyo nabyo tuza kuba tugarukaho gatanu kuri gatanu. Muri rusange icyo musaba ni kimwe cyonyine, no gukanda subscribe, ugakora comment cyangwa se ubwo yumvikana bivuze mu Kinyarwanda, ugatanga igitekerezo cyawe ndetse ugasangiza abandi ibi byose tuba twakoze, kugira ngo nabo bagende bamenya amakuru menshi kandi mashya abagezweho muri equipe yabo bakunda, ya equipe ya APR Football Club. Tuyikunda twese, ni equipe twese tuvuga tuti tugomba kwishyigikira mu bibi ino mu byiza. Nitwa Janvier Mukama, niyo mpamvu tugiye kuba tubigarukaho kugira ngo nizere kugira ngo n'ubundi namwe mumenye updates ziri muri equipe yanyu mwihebeye, ya equipe ya APR Football Club muri rusange. Twihuse, ntago tugomba guhita dutinda mu makona. Hari amakuru menshi yaramutse avugwa ndetse na n'ubu biracyavugwa, kandi ni ibintu nigeze kugarukwaho cyane, ndetse turanarebera hamwe na carte z'umukinnyi ku mukinnyi uzaza muri equipe ya APR Football Club ndetse n'icyo yaba aje gufasha. Ntago tuza gutinda nkuko nari mbikubwiye, nyemerera duhera kuri Mugiraneza Froduard. Froduard ni umukinnyi ukomeye cyane, ari umusore ukomoka mu karere ka Rubavu, akaba ari umusore waje muri equipe ya Kiyovu Sport avuye muri equipe ya Etincelle ni Marine, akaza hagati ya Marine na Etincelle nibwo yaje muri Kiyovu Sport, akaza ari umwe mu bakinnyi batagaragara, ndetse barabona ko ari umukinnyi bigaragara ko muri Kiyovu Sport yambere atarafitemo umwanya uhagije, kuko hari hakiri ba Pichu ndetse na ba Abedi Bigirimana, bigatuma witwa Mujyaneza Froduard asa anubu musimbura wa Pichu, kuko Pichu niwe wasaga nk'ukina nka nimero 6 muri equipe ya Kiyovu Sport. Gusa Mujyaneza Froduard ubwo ba Pichu bagendaga nibwo yagaragaye ndetse akajya kuri kamera, abantu bose bakamubona bakabona ubuhanga bw'uyu umugabo. Kugeza kuri uyu munota, Mujyaneza Froduard n'umwe mu bakinnyi babarwa nk'abaga nimero 6 beza b'abanyarwanda bari muri championnat yacu inyuma ya Niyonzima Olivier Sefu, kuko ni nako kuri hari ko ndatekereza ko ari nabo bakinnyi bakina nimero 6 mu Rwanda dusigaranye b'abanyarwanda abakina imbere muri championnat yacu. So ikintu nakubwira rero kuri Mujyaneza Froduard, nkuko byagiye byumvikana, Mujyaneza Froduard kuza muri equipe ya APR Football Club yaza aje nk'umudobrire wa Tadeo Ruwanga, akaza nk'umukinnyi ushobora gusimbura uyu Mugande engineer software ya Tadeo Ruwanga, akaza kuba yafasha nkuko nabibabwiye mu gihe cyatambutse mu biganiro byacu byagiye bibageraho 5 kuri 5. Nababwiye ko mu bakinnyi APR itekereza kugura b'abanyarwanda, umukinnyi wa mbere ubaraje inshinga ni Mujyaneza Froduard. Ngira ngo uyu munsi nibwo byasaga noneho nibigiye mu itangazamakuru, ubwo byatangazwaga n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA binyuze mu munyamakuru wabo Rugangura Axel. Mu kiganiro urubuga rw'imikino nibwo baje kuba babigarukaho, ariko ukibuka ko nigeze kubigarukaho mvuga ko mu bakinnyi APR itekereza kugura harimo
harimo n'uyu nguyu Mugiraneza Froduard, kandi bikaba bishoboka ko yamugura mu kwezi kwa mbere. Akaba ari ibihari rero, akaba ari bimwe mu bikomeje kugenda bigarukaho cyane kuri transfer y'uyu nguyu Mugiraneza Froduard, uyu mukinnyi ukinira ekipe ya Kiyovu Sport muri rusange. Undi mukinnyi ni Iradukunda Eritatu, ni uyu mukinnyi w'umuwinga wa cyangwa se umukinnyi ukina nka attacking midfielder, akaba akinira ekipe ya Mukura Victory Sport, yewe n'ukaba ari n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu. Ni nyuma y'uko uyu muvandimwe APR yamwifuje muri sama cyangwa se mu mpeshyi y'uyu mwaka 2023, aribwo APR yatangagamo Mugunga Yves na Aniseti kugira ngo Mukura itange Iradukunda Eritatu, bikaza kurangira aba bakinnyi bombi yaba Mugunga Yves ndetse na Ishimwe Aniseti banze kujya muri ekipe ya Mukura, nibwo deal ya Iradukunda Eritatu kuza muri APR icyo gihe yahise ipfa. Kugeza kuri no munota rero akaba byatangiye kongera kugarukwaho, ndetse ndatekereza ko nibi nabyo nigeze kubigarukaho. Byatangiye kugarukwaho bivugwa ko APR ishobora kuba iri gutekereza kuba yazana uwitwa Iradukunda Eritatu, akaza gufashanya na bariya bakinnyi bakina baciye ku ruhande cyangwa se n'aba bakinnyi bakina bataka. Birumvikana n'iriya ligne y'imbere uhereye kuri nimero 10 kajya kuri 11 79 barashaka kuzana umukinnyi ufite umupira. Ikindi kariteza Iradukunda Eritatu ni umukinnyi w'umubora, ni umukinnyi w'umupira, ni umukinnyi ufite umupira mu kaguru, ni umukinnyi w'impano ikomeye cyane, ni umukinnyi uzi ibyakora ufite imoso hariya iryaye. Ni nyuma y'uko rero kujya muri ekipe ya Paderborn byanze mu mwaka ushize, yewe n'ubu ngubu hakaba ari amakuru menshi ari kuvugwa ko ekipe ya Genk yo mu gihugu cy'Ububiligi nayo iri kwifuza Iradukunda Eritatu mu kwezi kwa gatandatu. Ubwo kuba APR yamusinyisha mu kwezi kwa mbere byahita bihereza amahirwe cyane ekipe ya APR Football Club kuba yamuryamo icyitwa amafaranga ahagije. Ubwo Genk koko niba yaba iri kwifuza Iradukunda Eritatu, ubwo Genk yaje kumureba, byaba ari igisubizo cyiza cyane kuri ekipe ya APR Football Club kuko yamukuramo icyitwa amafaranga n'akatari amafaranga, na cyane ko ari umukinnyi ugomba kuba yifuzwa n'amakipe menshi aba atandukanye. Tuvuye kuri Iradukunda Eritatu, n'ubundi nawe wavuzwe muri APR Football Club mu kwezi kwa mbere, abanyamahanga bashobora kuzamo, ngira ngo mu minsi yashize nibwo twabigarutseho, barashaka ba rutahizamu nimero 9 uza gufashanya na Victor Mbawoma. Mu banyamahanga batekerezwa harimo witwa Mohamed Abdelrahman, uyu nguyu ni kapiteni w'ikipe ya Hilal Omdurman yo muri Sudani, ndetse n'uwitwa bamwita Sayaferdin Malik Bakit, uyu nguyu akina Al Merrek. Akabika bivuga ko rero muri rutahizamu bombi bakina nka nimero 9 bashobora kuvamo umwe uzaza gufatanya na Mbawoma nka nimero 9. Ubwo birumvikana mu banyamahanga bazaza kuri nimero 9 hagati abo bombi yaba Saifeddin Malik Bakit ndetse n'uyu Mohamed Abdelrahman wa ekipe ya Al Hilal Omdurman nawe w'imyaka 30, birashoboka ko yaza muri ekipe ya APR Football Club. Undi ni Milton Kalisa. Milton Kalisa nkanabibabwiye inshuro nyinshi, ni umwe mu bakinnyi batekerezwa cyane ekipe ya APR Football Club, ndetse APR na Milton Kalisa bona n'ikibazo bafite kuko iby'ibanze bamaze kubyumvikana, hasigaye kujyana amasezerano n'ekipe ya Vipers y'umuherwe Lawrence Morindwa. Ubwo gihe cyose ibiganiro bya APR na Vipers bizagenda neza, bizatuma Milton Kalisa yerekeza muri ekipe ya APR Football Club nta gihindutse. Ibyo byose rero akaba ari amakuru ahari, ndetse amakuru akomeje kugenda ajya hanze. Ubwo ntibizatungurane Milton Kalisa aje muri APR mu kwezi kwa mbere, cyangwa se ataza no mu kwezi kwa mbere. Milton Kalisa mukamubona muri ekipe ya APR Football Club mu mpeshyi, ubwo azaba asoje amasezerano akaza ari free agent. Birumvikana ubwo nabyo ni ibintu bishoboka, mutazabona nimubona ataje muri ekipe ya APR Football Club mu kwa mbere mutazantera amabuye, kimwe nuko naza n'ubundi tuzabyakira ko umukino w'ikipe ya APR Football Club. Ariko birashoboka cyane ko uyu mwaka tugiye gutangira uzasigaye Milton Kalisa muri ekipe ya APR Football Club. Undi mukinnyi ni Isaac ni Saidi Juma Amis Ndemura, uyu akaba ari umukinnyi w'umunyatanzania ukinira ekipe ya Simba ariko utijwe muri ekipe ya Mtibwa Sugar.
bamwita Isaac Ndemura Said Ndemura n'ubundi akaba ari umukinnyi ukina nka nimero 10 hagati mu kibuga, birumvikana akaba akina hagati mu kibuga yataka, nawe n'umwe mu bakinnyi bari gutekerezwa ko baza muri equipe ya APR Football Club mu kwezi kwa mbere bakaza kuziba icyuho cya Shaibubu kunze kugira tubazo tw'imvune ndetse n'imyaka. Iki kintu nacyo muke mugitekereza, n'imyaka ikunze kugonga uyu mwarabu wirabura w'umunyasudani, birumvikana. Ubwo rero akaba ari bo banyamahanga bari gutekerezwa kuba baza muri equipe ya APR Football Club. Ku bijyanye na Mapinduzi Cup, ibihembo batanga ngira ngo nabashe kubona utwaye igikombe mu myaka yashize batangaga miliyoni 15 z'amashiringi ya Tanzania, gusa nabonye uyu mwaka bishobora kuzamuka bikajya kuri miliyoni zigera kuri 23 z'amafaranga ya Tanzania, ubwo ni amashiringi. Ubwo abantu babe babyumva ku bantu bambajije ibijyanye n'ibihembo ndetse n'amafaranga atwarwa muri Mapinduzi Cup, ibyo byose ni ibihari ndacyari gucukumbura ndebe ibihembo ubundi yaba kuyitabire ndetse naho wagiye ugera muri Mapinduzi Cup murabona ibihembo bimeze bite. Ibyo byose nibyo tugomba kugenda dukurikirana tukareba ibyo ari byo, ubundi nkaza mbakubita inkuru irambuye ndetse y'ubogino ku bijyanye n'ibi bihembo. Ubwo birumvikana tukagenda twenjenga equipe ya APR Football Club n'amakuru y'imikino aba atandukanye. Reka mbashimire mwebwe twabanye muri iki kiganiro, namwe dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi kuri MKDR News TV. We wakoze subscribe ndagushimira, ndetse nawe utarayikora kora subscribe kugira ngo tujye twibanira umunsi ku munsi amakuru n'ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5, ntugacikwe n'amakuru agezwe muri equipe ya APR Football Club. Komeza ugire ibihe byiza, tuze gura amayandi makuru yacu atahanye. Nitwa Janvier Mukama, ini MKDR News TV.